Tukiri kuri izi nzozi zo kurota urimo guhinga, dore ibindi bisobanuro bigera kuri 4 bitewe n'ukuntu izi nzozi ziba zakwigaragaje igihe wazirotaga. Nyuma yabyo ndaza kuba naguhereza ubutumwa ndetse n'inama zigiye zitandukanye ku muntu wese uba warose izi nzozi. Rero muri make kurota urimo guhinga n'inzozi nziza cyane. Yabwo rero niko ntangiye mbahereza ikaze mwese aho mukimurereye, abari mu Rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese muhawe ikaze cyane hano kuri Geto. Dukomeze kuba mwagenda mugubwa neza cyane, ari nako rwose ntangiye ngenda mpereza ikaze abashyitsi cyangwa se abantu bashyashya baje hano kuri ino channel bwa mbere, kandi namwe babasangwa. Ni byiza cyane ko muba muhari cyane. Rero ni byiza ko ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro dukoze ujye ubasha kuba wagenda ubibonera ku gihe. Uyu munsi ntabwo nze kuba natinda cyane, rero nje ngo tuganire ku nzozi abantu benshi cyane batandukanye bagenda barota, ariko nubwo ko inzozi atari mbi cyangwa se izo nzozi zitari mbi. Ni byiza ko ugomba kuba wazimenya, ukamenya akantu kandi kuri izi nzozi ngiye kuba nakubwira. Rero kuri uyu munsi wa none tugiye kuba twasobanura cyangwa se twavuga ku nzozi zo kurota ubona urimo guhinga. Izi ni inzozi ziboneka cyane cyane ku bantu bafite intego mu buzima bwabo cyangwa se barimo guharanira impinduka mu buzima. Nimba nawe urimo utega amatwi cyangwa se utera agatebe kugira ngo ubashe kumenya byinshi cyane kuri izi nzozi zo kurota urimo guhinga. Ahangaha ntabwo tujye kuba twasobanura ngo ese ngo ni ukuri turimo guhinga wenda ngize imbuto runaka cyangwa se imyaka iyi n'iyi. No, ni ukurota wowe ubona uri mu murima bigaragara ko urimo guhinga kabisa. Uyu munsi ni ukwibanda ku byo guhinga, ntabwo twaje tuvuga wenda ngo guhinga wenda nk'imbuto ngizi. No, ni uguhinga byonyine nibyo tugiye kuba twakwibandaho muri kino kiganiro cyacu. Yabwo rero reka turebere hamwe inyito rusange y'inzozi cyangwa se inyito rusange y'izi nzozi zo kurota uhinga. Kurota uri guhinga ntibiba ari inzozi zisanzwe. Iyo ubonye uri guhinga akenshi na kenshi uba urose inzozi zifite ubutumwa bukomeye cyane. Mu busanzwe guhinga bivuze gukora umurimo uremereye ariko ugamije umusaruro. Bivuze ko hari ikintu uri gukora mu buzima bwawe, gishobora kuba akazi, amasomo cyangwa se gukundana. Kandi urimo gushyiramo imbaraga nyinshi cyangwa se imbaraga nyinshi cyane zishoboka. Nanone kandi guhinga ni ikimenyetso cy'uko urimo gutegura ejo hawe hazaza neza cyane. Kandi ko hari ibintu ushobora kuba uri kubiba uyu munsi bizagenda bikura, hanyuma bikazatuma ugira impinduka nziza cyane mu buzima bwawe. Ahantu nizere ko mwese muri kugenda muhumva neza cyane. Ariko tukiri kuri uyu munota, ni byiza ko nakwibutsa kuba wakanda subscribe kabisa nimba ubona ikiganiro cyacu wakishimiye cyane, kandi ukaba wabasha no kuba wagisharinga cyangwa se wagisangiza abagenzi bawe bagiye batandukanye wifashishije ku magrupe uba ugiye uherereyemo ndetse no ku zindi mbuga ukoresha, YouTube, TikTok ndetse na Instagram ndetse na Facebook. Aho hose n'ahantu waca ukaba wadusharingira ku bafite bawe bagiye batandukanye. Ni byiza cyane, kandi n'ubundi iyo video uyikunze uhita ukanda like kugira ngo bigaragare ko video yacu wayikunze bimeze neza cyane. Kandi nimba ujya unarota inzozi ukifuza kumenya igisobanuro cy'inzozi uba warose, ni byiza cyane kuza hano kuri Geto Challenge TV tukagufasha ukabasha kubaho bizi, kuko akenshi muri inzozi zacu usanga ziba zirimo ubutumwa cyangwa se zikubiyemo ubutumwa bwinshi kandi butureba. Reka twifashisha ibisobanuro bigera kuri 4 bitewe n'ukuntu izi nzozi ziba zikwigaragariza iyo urimo kuzirota. Ingingo ya mbere, ngo iyo urose urimo guhinga mu butaka bwiza cyane, ngo ibi bivuze yuko uri mu nzira nziza. Ibyo urimo gukora bizatanga umusaruro ukomeye kandi mwinshi cyane. Nanone kandi bishobora kukuzanira amahoro, amahirwe ndetse n'iterambere. Ahangaha turaza kugenda twihuta cyane. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, ngo kurota urimo guhinga wenyine cyangwa se kurota ubona uhinga wenyine. Ngo ibi bivuze yuko ngo wowe ubwawe ufite inshingano zo guhindura ubuzima bwawe. Ngo Imana irakwereka yuko udakwiye kwishingikiriza abandi, ahubwo ugomba gukora wenyine kuko nawe urashoboye cyangwa se kuko ushoboye. Ndizere ko wowe umurikiye turimo tugendana kabisa akantu ku kandi niba nawe ujye ubasha kugenda urota izi nzozi, nizere ko uri kugenda wumva ubutumwa uba bukubiye muri izi nzozi bitewe n'ukuntu uba wagiye uzirota. Reka tugende ku ngingo ya gatatu twihuta cyane, ngo iyo urose urimo guhinga ari nijoro cyangwa se ubona ari mu butaka bubi.
hari ukuntu nyine ubona ubutaka butameze neza cyane. Rero iyo ubirose biba bifite igisobanuro gikomeye cyane, aricyo ngiye kuba nakubwira muri kano kanya. Bavuga ngo buri inzozi zose uko uzirose buri kantu kose buriya kaba gafite igisobanuro cyako kandi gikomeye cyane. Yabwo rero ngo nurota urimo guhinga nijoro cyangwa se ubona uri guhinga mu butaka butari bwiza cyane, bivuga yuko ngo uri mu bihe bigoye cyane. Ariko izi nzozi ni nk'ubutumwa bwo kudacika intege, ahubwo bisaba ngo ukomeze urwane kandi uhatane kandi unahangane kugira ngo ugere ku ntsinzi yawe uba wariyemeje mu buzima. Yes, rero dukomeje twihuta cyane tugenda ku ngingo ya kane, ari nawe ya nyuma ndibuze kuba nasorezaho kugenda musobanurira nkomeza ibindi. Ngo iyo urose imyaka wateye iri gukura cyangwa se kurota ubona imyaka wahinze yarakuze cyangwa se ubona iri kugenda ikura, ibi nabyo bifite igisobanuro ngiye kuba nakubwira. Ibi byo ni inzozi nziza cyane. Bivuze ko hari ibyo wigeze gukora cyangwa se wenda wakoraga ariko utabona umusaruro uhagije, none ubu ngubu bikaba birimo gutangira gutanga igisubizo cyiza cyane, cyangwa se ejo hawe heza bigaragara yuko hagomba kuba hagenda neza. Tugeze mu gace kacu keza cyane kaba kagenewe umuntu wese warose izi nzozi, ariko nawe utarazirota byaba byiza uteze amatwi kugira ngo igihe wazirose uzamenye kano kantu ngiye kuba nakubwira. Ahangaha ni ubutumwa bw'ihumure ndetse no kugirwa inama ku muntu wese warose izi nzozi zo kurota urimo guhinga. Inzozi zo guhinga ziba zifite imbaraga, ziba zikubwira ngo komera cyane, nturekere gukora, icyo wabibye uko byagenda kose uzagisarura. Ngo nubwo utaba ufite aho uhagaze neza muri iki gihe, izi nzozi ni nk'umucyo ukwereka yuko imbere hari icyizere cyangwa se imbere hawe hameze neza cyane. Nanone kandi zishobora kuba zaba nk'ubutumwa bw'Imana bugusaba kongera imbaraga, ukagira ukwihangana, ukirinda gucika intege kuko umusaruro wawe uri hafi cyane cyangwa se uri hafi kuba wakugeraho. Mu ijambo rimwe kandi rigufi ngiye kuba nakubwira ngo rero niba urota urimo guhinga, menya kuri mu nzira y'iterambere. Ngo kandi icy'ingenzi ni uko ukomeza gukora cyane, ugasenga kandi ukigirira icyizere. Uko byagenda kose bizacamo muntu udukurikiye. Uko ni nako ndi kugenda ngana ku musozo kabisa, nshimira buri wese tuba twagiye tubana kubera ikiganiro gitangiye kugeza ahangaha kiba kigiye kuba cyarangirira. Ubwo rero mwese ndabashimiye cyane kabisa, mukomeze mukande subscribe kuri Geto Challenge TV, kandi nimba nawe wararose inzozi nk'izi cyangwa se nimba ujya uzirota, byiza ko wanyandikira muri comment ukambwira nanjye nkaba nagufasha kuba wagenda gusobanukirwa icyo izo nzozi zawe zishatse kuba zasobanura. Kandi nanone no ku buryo cya kuri WhatsApp ukanyandikira kuri nimero yanjye, nabwo nkabasha kuba nagufasha. Ariko iyo tumaze kugufasha inshuro zirenga ebyiri, ku nshuro ya gatatu nyine usanga hari ukuntu tugenda dushyiraho ibintu by'ikiguzi kandi ariko bidahambaye cyane. Reka duhure ubutaha.